kuko imana uri kuba abakiriya beza ikabirukira imeze nka kuri ikintu ni ikiborosa. Mire neza pose. Bitegwa. Kumana se bibazo byinshi. Abakira mukiri bibazo. Ibibazo ntabwo cyabona. Hanyuma ndi gushaka umukozi hano ufasha gucuruza. Izi ndetse ntabwo abona ifite bugambira ariko yaranyibye itegera. Ukeneye umukozi hoya. Ukeneye umukozi. Iyo mpano none yisaza. Imana yo gucuruza yisazanye kera nyiri mu cyaro. Yacuruzaga ibisheke rwose. Ntugire ikibazo. Hano usikubara? Kubara rimwe kabiri gatatu kane gatanu. Wewe makazi mwereke. Si gukora wicaye. Wewe makazi bose ibibazo birashira. Ukimakazi ibibazo biba birangiye. Wewe makazi bose. Ukimara ngo. Ntacyo. Ko muri minsi nabuze umukozi umfasha kuko wari uherutsemo arimo kumfasha akajya nyanga bituntu ajanza ngasanga ibyo namuhereje nkamureza igiciro ariko ugasanga yanyanganyije amafaranga yabuze. Gusa ariko ntacyo nawe bifite ni iminsi nakugerageza kureba ko byakunda ubu nabona bikunda tugakomeza. None se wamara akazi ibyo kumbwira nini? Oya ntacyo ngo watangira akazi umeze gutya cyangwa gatanda. Uwimakazi wowe ugira ikibazo rwose. Rwose ibintu bijyanye no gucuruza ni ibintu cyane. urabizi neza. Ibijyanye n'ibiciro ndaza kuba n'ibintu byose bivuga nanjye tuzajya duhuza bya hato na hato kuko turakora byinshi cyane. Nta kibazo rwose. Abakiriya usanga mutazi kwitaho neza nako ntabwo narabiye mufuka ndaseka bizagenda biza ariko nta Latete ariko Latete byose ukora ndabitunganya ibintu byose nditunganye apfa usomaya akazi ikindi kandi n'amasuku wowe sohoka wowe sohoka mwere dore ikijyanye n'ibiciro byo ntibihamo nabi wowe ubwo turasubira mu mwanya kuko hari akazi narengiyemo n'abandi ubu mu mwanya ndabongera ngaruke ntacyo nta kibazo rwose wowe ntukagira ikibazo ariko rwose ugomba kujya wita ku mushahara sawa akazi keza njye ntawe muri amenshi rwose ahantu hari ibyo kurya ntabwo njya muri amenshi narabiye mufuka ndaseka nari mpfuye nakize ndagasingiye ariko abakiriya babona uko ucuruza akazi ko gucuruza kakunaniye aho kugira ngo nzapfire kiziho rimwe niyo nakira umunsi umwe nkahita nipfira ubwo n'ubundi harimo n'ibyo kurya ariko ababosi nibi ubu yamaye akazi ntabwo nzi no gusoma izina ryanjye
utangiye kumbaza sima ahanga ni muri cyengeye Imana iranyanga nimutangiye kuba bano babiri Rubere genda ahanga ni muri botike ntabwo ari muri cyengeye genda ubanza ko kaya gusa wajyana nawe umufuko wa sima suburisha ubundi n'inzoro cyangwa ari Goje. Oher rwose cyane ndimo bakiriya mbonye umunyamwaka. Ukimara ukuma bakiriya beza ikabirukira. Imeze nka kuri. Ikintu nikiborosa, ikintu kiranuka mu karwa, ikintu kirabaza kiraza kubaza ahanga sima ahanga ari bicekeye. Ubundi bana. Ari ntabwo tujye turuhuka bikora kwa rwose. Narabye mufuka ndaseka. Latete vide. Kuva navuka muri iki. Urashaka kuri dance? Urashaka izo gukora iki? Kuri dance zikora iki? Ikisereza kubivuga. Mani cyane baramuzika. Nta kuri dance dufite rwose. Nese wambwiye icyo kuzikoresha njye ukambwira neza numbwira neza icyo kuzikoresha. Mama ni gende mba nishakira ibintu. Dance. Ushaka ibintu. Ushaka ibintu. Twabikoze nta kuri dance. Muri kuri dance zirabiha, kuri dance zirabiha rwose ahubwo tugende ubundi tubirange. Oya ntabwo twakora nta kuri dance. Ushaka kuri dance? Ahubwo se ndangira ngo najya kuzigura mwana. Najya kuzigura hejuru. Wowe wicara ariko weri ku muti icara. Nyesana ni wari kuri dance. Nyine icara wowe wicare. Icara. Wowe si wicare. Ese kuri wowe wicara ndaje. Sikwida dushaka. Umva. Kuri urashaka kuri sura kungana gutya ndakwizirekaho ndagaswingenge. Wowe guma aho ngaho zere kuri dance. Icara aho ngaho ndakwireka. Mva mwana. Winakwereka diva. Nuhite mbonye umuswa wa danje. Ninakwereka ukamaza wiruka mwereka diva. Nk'ibi ngibi mbavuga ibi bintu byose mvana ku muhanda ahantu hose nkabizana hano none nkaba nsanze nta n'ikintu na kimwe kirimo.
muramutse mufashe n'uguhita muvanaho ingoto neza neza. warakaye kandi njyewe nta kintu nakoze nese koko aha apfa kwigenda n'ubundi umukobwa se ko yagiye Narabye mufuka ndaseka. Latete vide ariko latete vide Uri jamu muri kumu bitumuni jaya bakoni latete vide